duherukana Sylvia yahaye Gasopo Sezibera ko niyibeshya akamukoza urushyi arahakura imbwa yiruka. Ubu ibyabo bigeze he? Reka twumve ibya Cyakabare na Mukashyaka aho bigeze. Ntimucikwe. Sylvia ndakumva. Uriya Nyamunyo ntiyezera. Harimo n'ibindi byinshi ariko birimo byatarwa bikengwa da. Ahubwo Yego. uriya muntu ujye birangura buriya si ukumenyesha hakiri karera. Jewe rero urandenganya ntabwo nigeze nkurira mu bintu by'ubuhinzi ngo mbashe kumenya uko byera. Nokwe. Nyine mba mbona batema nkabona turagurisha. Nuko nyine. Birabyigaragaza ariko ngiye burandakireba igitoki cyeza nkakimenya. Turahubwo kwera imvura yabaye nyinshi bigunda n'amashara byabirenze ushaka umwanya uzabikorera ibintu bitoki. Nukubwira Saverina kongera akabicishamo agasuka nabonye abikora neza. Ngonde? Saverina. Wese uzaba wicana mu rugo ukora iki? Uzaba wicaye mu rugo ukora ikira? Ariko se Cyakaba mba niriwe ku kigo nderabuzima nkaza nkareba abana nkabakoresha homework wowe uza Nashkose nkuko bunyijinyora imbere unyijinyora ibiki narekeyaho akakega nderabuzima ntabwo ari njye wakurangiye karakazi. Yego Zaguruture uza wirirwana mu rugo ngo turitse no mugongo noneho no guhinga bikunanire. Oya Nico shaka? Oya Mubwiye ngo iki? Ntabwo mubwiye ngo uzakorera urutoki. Yego Icyo uracyumvise cyane ntabwo ucyumvise. Nyine rumva Damiyani dore amazi iminsi ntawe uhari. Ahubwo nicyo cyakubwira uze kureba Damiyani umubwire ibitoki byose byeze ubabiteme. Wumvise? Abijyane kandi amafaranga yashyire kuri telefone yanjye. Wumvise? Yego kandi bura ntugire ngo banana byibagiwe. Dore ejo bundi buriya abana banyweye igikoma kitarimo isukari. Araninge ndabibona ndakwihorera. Kandi buri umenye ko burimo kunkoza isoni imbere y'abana. Burya se nawe wumvise ko hari aho bigukozera? Mbese njye nawe nashize nkagira ngo nta kintu we bikubwiye. Itakimbwira suretse ko nihagazeho gusa nkumva ndasebye ariko ngaceceka. Niko bura rero bira bintu bibanje numvise nkoze ku mutima. Hanyuma nge nkomeza kubitekerezaho. Nzakunguka igitekerezo. Urabona kuri uyu murimo munini nguyu warusigaye se munini? Ni munini pe. Ni se hafi gitarirenga. Ubuse nagurisha igipande tukinjira muri business. Business yihe se nyine ko ari cyo nkubaza tutabashije. Oya reka kambanza ariko nkubwire ntukajye upfa kuvuga. Ngaho mbwira. Twebwe dushakisha amafaranga. Ntabwo watekereza business utarabona igishoro. Ubwo se wawugurisha ngahe? Murimo? Wowe se ukeneye igishoro cy'amafaranga ngahe? Reba nko kuva wenda hariya kuri iriya sinayindaya gusubiza haruguru gatoye kuri amahati. Ndahabona. Mbese hari ubona hari hatera neza. Hariya barase batoye nka miliyoni 2 buriya twabura icyo tuzikora. Noneho rero igitekerezo ndi kugenda nyumva. Ariko simbona neza aho cyerekeye. Ibyo ni ibintu byoroshye. Ubu se umuntu aguze mwenda tuvuge nk'Isuzuki. Urumva? Ntabwo yagitubereza se umuntu akabona amafaranga yo kugura umugati. Vuga n'urugero rworokera ngo njye afite imishinga nka miliyoni. None se Sylvie ndakumva. Ngaho mbwira unyemereye ko tugurisha icyo gipande cyuriya murima cyangwa uracyajijinganye? Ninde ukomanga? Ni byiza. Yes. Avuye hano mu kanya sinzagiye. Gusa ameze nk'aho agiye hano hafi. Mama warahari se? Oya nawe uhari. Nta wundi muntu uri kumwe hano? Oya ndi njyenyine. None se shaka amakuru? Amakuru ni meza. Sikumaze kubaga kumi neza. Atangiye kumena amabere. Damaye, siko duhagaze pe. Kamara numve. Gukomana. Umuntu mukuru ngana nawe urashaka kunkora ku mabere koko? Oya hari ikibazo se. Reka sane nkore wono. Siko uze kumva mutuntu turyarya atatu kuntu tugenda tuzamo. Biryoshye kubi. Nta kibazo kumurerega. Oya mbabarira. Gusa mama sanze uri kunkora. Se wakana ko umeze nk'umuntu usuzugura. Urumva wabiki koko? Ndanze. Ubwo uzi ko na papa je nabimubwira. Oya nawe bivuga ibyo. Gusa wowe wakishimira kubona umwana wawe bamukora ku mabere. Bara ntago kineshaga. Maze rero uceceka dore nta kintu nkoze. Kandi ugikomeza umwana mwiza. Niba gushuka nyine ntukemere gushuki kujya ubyanga sibyo? Akira ya 500 uzira kugura amandazi.
oya yajyanye bambujije kwakira utuntu abantu banshukisha nk'utwo ngutwo. ariko se wowe aya humura nta kibazo rega ariko se kubona ese hano wageze hano kanebwa nkihagera rero cya wiriwe gusa ibiti wanjye njuti wanjye njuti koko ku bijyanye n'ikizi ubu se wanyoheje amafaranga angahe ko nabonye bidahura ntibihura guteze none se ko dusanzwe tubara ntabwo ubizi kuki wanyohereje amafaranga makeya kuri iyi nshuro ariko nta cyafuyemo pe ni ukwihangana rwose ku buryo se muri litiro ziraga 20 za esanse twibye wamwe 5,000 gusa ariko nta cyafu ubwo se ndi yabaye hehe oya ntugakabye cya kandi nibikoma nagusinya emisiyo yo kurara kandi mbize neza kuri butashya kuri iyi nshuro rwose urihangana tuzabigorora rwose ubutaha nukuri tuzabigorora oya ntabwo bizakunda no komeza gutya ariko se humura ihutisha umushahara wanjye uze mpembwe tuzareba ikizavamo hanyuma rero mfite n'indi misiyo nshaka ko dukorana ahubwo icyo nicyo nshaka ndakumva buriya tugiye gutangira kujya tugemura umuceri iriya za Kimisango ndabyumva n'ubwo weje gutwara ikindi kintu mu modoka ya koperative ariko ndashaka ko tuzajya nyine tugaruka twapakiyemo kawunga ndetse n'amavuta mu ibanga yego nyine nkabizanira abacuruzi binaha ese ko nabo iriya modoka ko ari ngiye biri ku mutwe ibyo bintu kuko bizakunda ibyo ni ukubyitondera kutitondera kwiba amazoto se cyangwa rero ukabona iriya ntice n'ikizo hembwa ya koperative ari iza gutunga cyangwa iza kumara inzara umva dukamiyo turagiye hakiri ku manywa ava muri ayo none ubwo iyo gahunda ikaba izatangira ryari ejo ngiye nzamanuka Kimisango njye kuvugana n'umuntu ufite depo yego kuko niho dushaka gukodesha kuko iyo abacuruzi baje inaha baraduhenda ubu ni ukwegera isoko nibyo rwose kamaze nita alo parisegonda yes boss bite sha boss ko utatwohereje amafaranga y'icyumba se shyira kuri aka kanimero bana bamereye nabi kabisa sawa ndaje turebe ahubwo umfasha yego ejo nzagaruka ariko none ushakira ikindi kiza kitari cya kindi cya kibisa se cyari sawa boss oya umva ntabwo mvuga icyo kuraramo ndavuga icyo kurarana nyine unshakira icyiza kirekire cy'inzobe gishinguyemo ukuntu mbese gifite amabuno adigadiga icyo cyumba ushaka ko numva kiri special nyine tugomba kurya ibyisi tukiri berega ubuse najya muri misiyo mu mujyi nkavera yaho ngaho nkarara gutyo gusa ntako wigenje ntako nigenje niba rero nanjye nshakira saka misiyo tuzajyane maze nanjye zanshakishirize ndebe ko nahindura injyana abana guhora ndyama imbere y'umugore umwe urumva rwose nanjye ni ukuri kwimana ndwana no tuzajyana wazana hago ndakurahiye kubera ikizi ariko kuri inshuro ntabwo ariwe tuzajyana kubera kuri inshuro nzajyana perezida wa koperative ariko nawe nzagupangira do we niko minyo uhagaze aho ngaho akora iki nta soni ubwo urumviriza abantu bakuru urumviriza ibiki ngwino hano uri kumviriza ibiki urumviriza icyaha ya mama bari urumviriza abakuru hita utumuka umva imbere vuba se mubari akamucoma kamera noneho yarenze kabisa ngerega none kunyogeje neza narabihanangirije ndababwira nti komande yanjye bajye bayikora bitonze kandi buriya nuko amafaranga agenda aba make aho ubundi ntakagombye kunywa inzoga rwose atarya uzize ejo bundi ukuntu zari zingize natashye meze nk'isake ngeza ku buriri ndyama ncuramye naraye nikaraga nkumva ngiye kugwa mu cyobo ubundi kirazira kunywa rwose inzoga zidaherekejwe si uko se ndakumva mwaka we komera kubogoza umugore ku cyangwa bigeze hehe ndeka wa muntu nagize ntya ndavuganira kamukoze umushinga ndinginga ndasabiriza ndahatiriza ndakutiriza aranga mbere bamba neza ngaho mwira noneho ni nk'iki kintu gikaze waba warakoze kugira ngo mwemeze kuzi ko nageze aho nkamucisha hirya nkamucisha hino ngo ndebe ko basi twanagurisha igipande gito kuri ya sambu akabyanga akansembera moya nyine mbwira ikintu kimwe cyangwa bibiri bifatika waba waramuteretesheje nyine ubwo urabona ndi umwana koko atari umwana wakoze iki nyine ndi umwana njye naramwinginze bigero ndanamwemera ndamubwira noneho kugira ngo ubyumve ko ngiye nkomeje icya kabiri cy'umushahara wanjye nzajya nyiguha buri ku kwezi niwumva se nyine ni ikosa rero wakintu wese hari icyo ntakoze urumva nyine buri kintu ubimubwira ufite mu ntoki ibyo bintu byo gutegereza ntabwo abagore babigira
ntabwo yabyemera ariko ntako ntari nagize ntabwo utari wagize ibyo wari wagerageza ndetse n'ibinankundira nzabikora no muri uku kwezi isezerano rwose ubu ndiriho ndashaka kugira ngo ndebe ko byaca mu rwose umva ruva muri ayo ndakumva burya ngo igi rya hano h'inyoni ntubona nka buriya birakumva ugiye ukamugurira igitenge cyiza ukivuna ukagura n'udukweto cyangwa utundi twenda tw'abana mbese ugataha wabaye umupapa mwiza waba wirebera iki ariko burya uzi ko utoroshye icyo kintu ariko sinigeze ngitekereza nicyo rero ntabwo nigeze ntekereza muri ubwo buryo nyine byahita bikunda uwo mwanya icyo nicyo nkubwiye wowe bigerageza urebe ngo amata masa ntasabire nk'igisigara ntabwo si igitenge cyiza uvuga n'utwenda n'udukweto tw'abana utuntu nk'utwo mbese ariko si bihenze buriya byatwara ahangahera eka nta birenze n'udufaranga duke cyane turi aho ngaho kuko si hagati y'ibihumbi venetarani sinayabura kandi ntubikinishe oya ntabwo nayabura buriya umugore y'igitenge nubwo cyaba kiba igiti yacyambarira iryo shema ry'uko ari we kimuguriye urumva ariko mva ko kantu wakintuye oya nakubise harya koperative ntizaduhemba mu cyumweru gitaha byanze bikunze ngende itera icyuma n'ibyanga nge nake navanse kabisa inama ugiriye sinayigutwa ngiye kubikora oya wowe genda ugerageza wenda kigure ni ukuri kigura gusa n'ibicamo ni wowe uzagura ikindi kandi ndakumva uwo munsi kugira ngo bizarusheho kuba romantike uzamutahanira nk'akantu ko kumube surprise uzi ko numva byatangiye gukunda byarangiye gukunda umunsi utinze kugera ahubwo reka mwongerera akandi kantu ka nyuma ndakumva umaze gukora ibyo byose ugomba guhita umutera akamujyana mu cyumba none ukagenda ugafofera umushinga neza nawe ukavugira ku mbindi ubundi bararongoye ni ukuri ko imana ari kugukira gahunda ni ukungu kwezi ibyo bireke ahubwo ubu bitware gake yego sinshobora kurongora nyirana muri koperative kubera iki kandi urabizi ko mu mibare yanjye burya gahunda ni ugucaho none se nkaka gahunda rikomeje neza umupangu urakomeje ni ugucaho mama ninete karame ndakumva mpereza izo rinete zanjye zirahoye Nine karame umva ye ndebera izo rinete za so uzimumperereze reka nzirebe ariko upfa iki no gutumwa nawe ugatuma none se ari gukora iki ubwo yazirebye ndeka ibingibi ndimo ahangaha ngo nje kuguhereza rinete birinde byanashirira rero ubu ntonganya ngo nakugaburiye imishirire uko ariko kuki wabumva ibintu byose ari uguterana hejuru ubu nta kintu kizongera kuvugwa ahangaha kizima muko karame izo rinete wazibonyera zishaka nyamuntu zizane so ngo ntiyabasha kuzijya kuzihara ewe iminsi irasa ariko ntingana ko iyo ntekereje nkikurambagiza ukuntu wanyiyobekagaho yewe nkagira ngo ni za mamarayika sinarenze kuzagera ku kamera utya pe ko narumiwe ko iminsi irasa ewe nanjye ntabwo nari nzi ko uzagera ku kamera nk'uku nguku umeze nyine ukajya wiriza abantu ubusa ukananirwa n'inshingano zo mu buriri kwigira nk'agahinja gategereje ko Kayite umva akira rinete wambare Kayite nuko umbwiye niba mvuze nabi sore nyamara ibi wigira bizashira ahubwo reka nanakwibariza utaragira aho ujya niko se umukobwa we ko nabyutse numva avuga inkuru z'amafaranga ayasaba byo biraza kugenda gute namubwiye ariko nge ko ntayo mfite uze kuyamushakira muri iyi minsi nta kazi mfite kandi nawe urabizi ariko kaga ni kwishe hanyuma se ngo ndayamushakira ngo ndayakura hiye ubwo ni gute wabura amafaranga yo gukemura ikibazo cy'umwana wawe wowe se nturi nyina wayamuhaye nyamuhe se ndenjeniyeri nkawe ndayamuha se ngo ndayakura hehera harya narize uko ubyibuka yashaka kuyamuhe ubundi abatarize kumvikane rero mujya kumbya nta n'umwe nabisabye ngomba bari mwimpererekanya nk'umupira ubushize bw'isoni buri muri urugo kandi nababwiye ko kwishura ibyo byananiye ngomba gufata regime kwanza mwese mufite akazi kandi mwasezanye ivangamutungo sezerane ivangamutungo wari uhari subundi kandi mwese nawe utazi konte yanjye mwiyeranje rero ejo buri wese azanshyireho 50% y'ibyo nkeneye so murayama cyangwa nayo mumana ishakira izindi ngamba amba bikomeje kudogera kwa Sylvia na Sezibera aya makimbirane se ubarabaganisha he nkakaguwe gituma akora umwana wa cyakabara ashaka no kumushukisha utuntu ubu se Minyonyo
aramurega cyangwa arabiceceka. Cyakaba yarakomeje guhimbahimba amayeri ngo agushe neza umugore maze amukureho imitungo nyuma yigurishe. Biraza kwemera se? Reka tuzumve uko bizagenda ubutaha. Ikinamico umuzi mwizaniwe n'umuryango Happy Family Rwanda Organization ugamije guteza impinduka nziza muri sosiyete no kuzana ibisubizo birambye mu miryango. Yikurikire kuri Radio Rwanda buri wa mbere kuva 2:45 kugeza 3:00 z'ijoro no kuri BNB FM buri wa gatatu no ku cyumweru 1:00 z'umugoroba. Ikinamico umuzi mwizaniwe na Happy Family Rwanda Organization ku bufatanye na VSO ku nkunga ya UNESCO muri gahunda ya Our Rights, Our Lives, Our Future.